Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe no komatana na Kristo bikomeze kubabaho iminsi yose. Imana nikomeze kuduhana umugisha. Mwebwe nshuti z'akadasohoka, Uwiteka akomeze kubana namwe kandi akomeze kubampera umugisha kuko muri inshuti nziza. Mwebwe mukurikirana Kristo ariho TV, Imana igikomeza kubaha umugisha kandi igikomeza kubaha amahoro n'umugisha bituruka kuri yo, kandi ikomeze kubashyigikira. Imana nishimwe. Tuje kubasobanurira kuri izi nzozi: kurota uri muri tuwarete, kurota uri muri tuwarete cyangwa kurota umwanda ukujyaho uturutse nyine muri tuwarete, cyangwa kurota umuntu agutera umwanda wa tuwarete. Ubundi tuje kubasobanurira kuri izo nzozi. Niba wabonaga izimeze nkazo, nizo tuje kugusobanuriraho. Tugusaba ngo wibuke gukanda subscribe, kore share na comment. Kandi niba hari n'ikindi icyo ari cyo cyose waba utasobanukiwe, ujye wandika hasi muri comment, tuzajya tubibona, asigaye nawe tugusubize. Imana nikomeze kuguha umugisha. Imana nikomeze kubera maso. Nge mwabanaga nitwa Fidele Uwambajimana. Duhere kuri iki: kurota ujya muri tuwarete, kurota winjira muri tuwarete. Kurota ujya muri tuwarete, hari ukujya muri tuwarete ukagenda ugakorayo ibikomeye, hari ukugenda ukajya muri tuwarete ugakorayo ibyoroshye, hari ukuba uri iruhande rwa tuwarete umuntu akagutera umwanda, cyangwa ukabona gusiza umwanda. Ibyo byose turaje tubasobanurire. Hari ukuba ujya muri tuwarete nabwo wageramo wajya kugira ibyo ukora bikanga. Ibyo nabyo turaje tubigusobanurire. N'ibindi niwumva hari icyo udasobanukiwe muri byo, urandika hasi muri comment, ahasigaye turagusubiza. Kandi tunabashimira ko muri abafatanyabikorwa beza, kandi Imana igikomeza kubaha umugisha. Uru rubuga rwashyiriweho guhumuriza imitima y'abantu, uru rubuga rwashyiriweho gukomeza abantu abatentebutse bakabonera ihumure kuri uru rubuga. Nicyo uru rubuga rwashingiwe, kuko habonetse ibintu byinshi bibeshya abantu, habonetse abantu benshi bashuka abantu, haboneka abantu benshi baza gukorera abantu ibitangaza kandi bababeshya bifashishije izindi mbaraga. Ariko twebwe tuyobowe n'imbaraga z'Imana n'Umwuka Wera, tuyobowe n'umuriro, tuyobowe n'igicaniro cy'ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Kurota ujya muri tuwarete rero, reka bari cyo duheraho. Tuwarete ubwayo, tuwarete cyangwa mu kinyarwanda cyiza umusarane. Tuwarete isobanura, nuyibona ukabona uyirimo cyangwa ukabona ugiye. Ubundi tuwarete isobanura no mu kinyarwanda cyiza ni ubwiherero, ariko mu buryo bw'umwuka isobanuye ahantu. Ubundi tuwarete ni aho kwihanira, kuko iyo ugiye nyine mo imbere ugenda ugakuramo nyine hari umwanda uba uri muri wowe, uvamo warangiza ukajya hehe? Hahandi nyine ukwiye kujya. Bishatse kuvuga ngo mu buryo bw'umwuka, nubona uri muri tuwarete ukabona ukoze ibikomeye, uzamenye ko icyo gihe Imana iri kukubwira ati ihane. Uzamenye ko Imana iri gushaka ko watura ukihana, ukava mu byaha. Muri wowe hazaba hari icyaha gikomeye kizaba kiri kuri wowe, kizaba kiri muri wowe.
icyo cyaha rero ni iki Imana izaba ishaka ngo wihane. Rero kubona hari no kujya muri iyo tuwarete, wagera muri iyo tuwarete ukabona ntukoze ibikomeye, ahubwo ukabona urihagaritse. Nubona wihagaritse, inkari zisobanura imyuka mibi. Subiremo, inkari zisobanura imyuka mibi. Nubona wihagaritse, uzajya umenya ko Imana ikubwiye ngo hari imyuka mibi, hari imyuka mibi ntuye muri wowe, nsohoye muri wowe, kubw'uko nyine bizaba bitewe n'uko Imana yabanye nawe, n'uko Imana iri muri wowe. Icyo gihe rero numara kubona ko ugiye muri tuwarete, ukihagarika, uzamenye ko hari imyuka mibi Imana igukuyeho, kuko inkari nyine wumvishe icyo zisobanura hepfo aho dutambutse. Imana ikomeze kubampera umugisha kubwo kumva no kumvira. Ikindi rero, nubona hari igihe ubona uhagaze iruhande rwa tuwarete, ukabona umuntu avuyemo, yarangiza akagutera umwanda akavamo akagutera umwanda. Uwo muntu nsubiremo, uwo muntu numumenya, nuzaba umuzi, uzamugendere kure. Azaba ari gushaka kugutura mu mutego, azaba ari gushaka kugutura mu byaha, azaba ari gushaka kugushyira ahantu hatuma utandukana n'ubwiza bw'Imana. Icyo gihe nubibona gutyo, ukabona umuntu aguteye umwanda, uzamenye ko ari gushaka kukugusha mu cyaha, cyangwa kukujyana mu bibi, kukujyana ahantu mu bintu bidasobanutse. Uzamenye ko ari icyo bizaba bisobanuye. Imana izaba iguhishuriye uwo muntu uwo ari we. Icyo gihe icyo bigusaba ni ukugira ubwenge, ukamenya uko ugendana n'Imana yawe. Aha ndizera ko munyumvishe. Noneho hari n'igihe ubona winjira muri tuwarete, wageramo ukabona ibikomeye biranze, ntabyo ukoze, ukabona n'ibyoroshye ntabyo. Icyo gihe uzamenye ko Imana irimo ikubwira ngo ndashaka ko uhorana guca bugufi muri wowe, guca bugufi. Izaba irimo ikubwira ngo ndashaka ko uhorana guca bugufi muri wowe, guca bugufi muri wowe kukaboneka muri wowe. Kuko nyine muri bake nubikora nyine bikanga, bishatse kuvuga ngo nta kibi kiri muri wowe, nta n'icyaha kiri kuri wowe, ahubwo Imana ishaka ko uhorana umutima uciye bugufi, uhorana nyine guca bugufi, kugira ngo Imana ijye ihora ikubona neza. Nicyo bisobanuye. Rero niba hari ikindi waba udasobanukiwe, aha wari uri ni ku rubuga bita Kristo Ariho TV. Abandi mu zindi ndimi baravuga ngo ni channel bita Kristo Ariho TV. Iyi ni channel nziza y'umugisha. Rero kudukurikirana biba byiza, kandi mukaduha n'inyunganizi, comment n'inkunga yanyu bikenewe mu buryo bwose butandukanye, kandi Imana igikomeza kubaduhera umugisha. Amahoro rero nakomeze kubana namwe, kandi mukomeze kugubwa neza. Nakagaruka. Niba hari n'ikindi utarusobanukiwe, wandike muri comment, uratubwira icyo utasobanukiwe, hasigaye tugusobanurire. Imana ikomeze kubana nawe, kandi amahirwe masa, imbaraga z'Umwuka Wera zikomeze kubabaho, kandi kugirirwa neza n'ubuntu bw'Imana bijye bikomeza kubabaho. kandi mbisabira ngo mujye mukomeza kuba maso, mujye mukomeza gusenga, kugira ngo Imana ibagirire neza, hatagira ubatwara ikamba ryanyu, hatagira umwanzi Satani ubariganya umugisha wanyu. Ngaho rero amahoro y'Imana nakomeze kuganza kuri mwebwe.
icyubahiro cy'Imana kiganze kuri mwebwe none n'iteka ryose. Amen. Bye bye.